Muraho neza abakurikira Life and Trends with Diane, nizere ko meze neza nanjye meze neza. Iyi ni channel ibagezaho amakuru agezweho, ubuzima bwo mu isi nshya n'ibitekerezo bikomeye ku mibereho yacu ya buri munsi. Kugira ngo twinjire muri ibyo turebe ibigezweho, dusobanukirwe neza aho isi yacu igana. Nimba waramaze gukanda subscribe warakoze cyane, kandi nimba nawe uri mushya hano kanda subscribe usangize bagenzi bawe iki kiganiro. Uyu munsi turaganira ku ijambo ryamamaye cyane nka nyashi cyangwa biggest behind or big bat mu ndimi z'amahanga. Iri jambo ryumvikana cyane ku mbuga nkoranyambaga, mu ndirimbo, ndetse rikaba rifite uruhare runini mu mvugo y'urubyiruko rw'ubu. Ariko se ryavuye he? Risobanuye iki? Kandi kubera iki ryamamara? Nyashi ni ijambo ryagaragaye cyane mu mvugo y'urubyiruko, ariko si benshi bazi aho ryatangiriye. Nubwo nta bushakashatsi bwimbitse bwemeza inkomoko yaryo, abenshi bavuga ko ryatangiriye mu mvugo y'imihanda, aho ryari imvugo y'urubyiruko yo gusobanura imiterere runaka y'umubiri mu buryo bwo gutebya no kwishimisha. Ryatangiye gukoreshwa mu biganiro by'urubyiruko, riza gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, rigera no mu ndirimbo zimwe na zimwe, bigatuma rirushaho kumenyekana. Amagambo nk'aya ahora ahinduka, kandi ibyo bigaragaza ko urubyiruko rutekereza uko rukura n'uburyo rwihangira inzira nshya zo gutumanaho. Dore zimwe mu mpamvu zatumye iri jambo nyashi ryamamara. Ku mbuga nkoranyambaga nka TikTok, Twitter na Instagram, urubyiruko rwatangiye gukoresha iri jambo mu buryo butandukanye. Nko muri muzika, abahanzi benshi batangiye kurikoresha mu ndirimbo zabo, bigatuma rirushaho kugera kure. Mu mvugo y'abakiri bato, nyashi yabaye ijambo ryorohera abantu kuvuga ibintu mu buryo bwo gutebya, gutanga ibisobanuro byihariye, ndetse no gutanga ubukangurambaga ku bintu by'imibereho. Tugeze mu bucuruzi, hari abarikoresheje nk'ikirango cy'ibicuruzwa, amashusho yo kwamamaza, ndetse n'uburyo bwo gutanga ubutumwa bukurura abakiriya. Aho iryo jambo ryagiye rikura rirahinduka, abantu bagenda barimenya mu buryo butandukanye. Ushobora kwibaza rero nimba iri jambo nyashi hari ingaruka rifite ku muco n'imibereho. Nyashi ni kimwe mu magambo agaragaza uko urubyiruko rugenda ruhindura ururimi rw'imihanda rujya mu mvugo y'isi nshya. Ikibazo gikomeye ni ukureba uko amagambo nk'aya akoreshwa, niba adashobora kugira ingaruka mbi ku bantu cyangwa ku mico. Hari abavuga ko amagambo nka nyashi ashobora gushyiraho imyumvire igira ingaruka ku bijyanye n'imiterere y'umubiri, bagashishikariza abantu gukunda ubwiza mu buryo bunyuranye. Hari n'ababona ko ari igice cy'imvugo y'urubyiruko, aho amagambo agenda ahinduka bitewe n'icyo igihe gisaba. Nyashi ni ijambo rigaragaza uburyo urubyiruko rw'ubu rutekereza, rutumanaho, kandi rugaragaza ibitekerezo byarwo. Birakwiye gukoresha amagambo nk'aya mu buryo bwubaka, budafite ingaruka mbi ku mico n'imyitwarire y'abantu. Ese wowe ubona gute uburyo amagambo nk'aya akoreshwa? Waba warabonye uburyo nyashi yakwirakwiye mu ndirimbo, mu mvugo, cyangwa se mu mbuga nkoranyambaga? Reka twungurane ibitekerezo, utanga igitekerezo cyawe